Yes, mwaramutse mute mumeze mute weekend yagenze ite nshuti bakunzi ba Eugene Official. Turabasuje cyane aho mutwumva muherereye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, cyane cyane no kuri mwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera, birumvikana kugira ngo inkuru zacu zikihagera uzajye mubona cyangwa se mujye mubona rwose notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere, turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa munane, turi mu mwaka wa 2025. Aya masararo ikituzinduye ikituzanye muri studio n'ubundi nk'ibisanzwe ni amakuru agezweho, amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari. Gusa ariko tukaza kwibanda he muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka muri Nord Kivu, turebe no muri Sud Kivu, ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru turi buze kubagezaho inshamake yazo, dore uko ibintu bihagaze sasa. Ndababwiza ukuri, amakuru yo muri iki gitondo ni imiriro. Ndababwira ko ubu tuvugana abapolisi ba Gisekedi bamaze kugera mu mujyi wa Goma. Abapolisi ba Gisekedi bamaze kugera mu mujyi wa Goma. Ese aba bapolisi baje baturutse bimeze bite? Ibi rero ntuze gucikwa, ndetse ni naho nkuru tugiye guheraho kugira ngo utuve mu rungabangabo. Twari tugiye kwikuvira imuzini muzingo mu buryo burambuye. Hanyuma turaza kugaruka kandi ku tangazo ryatangajwe cyangwa se ku byatangajwe, ku byasowe na AFC M23, aho bavuze ko nta zindi mbabazi bazongera kugira abacanshuro, nyuma y'uko mu by'ukuri bamwe bababariye bakareka ibintu byo ntibagire icyo babatwara, bakabaha inzira bagataha. Hanyuma rero M23 bakaba bamaze gutangaza ko nta zindi mpuhwe bazongera kugira miriseneri, nyuma rero y'uko turi buze kubabwira ibyo bakoze byatumye M23 ifata icyemezo cyo kuvuga ko itazongera cyangwa se itakwiye kongera kubagirira impuhwe. Ubwo ibyo bakoze byose biraza kuba bikubiye mu nkuru yacu buryo burambuye. Ntucikwe, ntujye kure. Muri iki gitondo ndakubwiza ukuri, amakuru ni menshi cyane ndetse n'amakuru akomeye cyane. Turaza kugaruka hano mu gihugu cy'u Burundi, nababwene turaza no kwikoza mu karere k'ibiyaga bigari, turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi bwamaze kuvuga ko ngo igihe u Rwanda rutarabaha abashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri 2015, ntage n'iki na kimwe ngo bazigera bagirana imishyikirano cyangwa se ngo bagire ukumvikana. Umwe azorora inkoko, undi yorore agaca. Mu by'ukuri umwe ngo nabyara abana, undi abyare abarozi. Ibyo rero nibyo rwose byatangajwe, cyangwa se nayo ni mu makuru mu buryo burambuye tugiye kugenda tubagezaho, nkuko amakuru arimo kugenda abigaragaza. Ni byinshi cyane turaza kugaruka ndetse na hano indani mu mujyi wa Goma ibintu bikomeje kugenda biba ibindi bindi. Ni nako tubuze kureba n'ibice biramukiyemo imirwano hano muri Kivu zombi, yaba Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Tuze kureba rero n'indi mirwano iri mu bice bya kure, turebe no mu mahanga, turebe naho uko byifashe. Ntucikwe, ntujye kure mu makuru yacu mu buryo burambuye. Birashoboka kuba rero udusanzwe udukurikira ndetse ukunda n'ibiganiro byacu, ariko ukaba utarakanda subscribe ku nkuru zacu, ku buryo iyo ugiye kureba ikiganiro bigusacinga. Nta kindi rero bitwaye kuba wakanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera. Icyo rwose kigufasha kugira ngo inkuru nihagera ube wayibona, bigaca ukubiri rero, cyangwa se ugaca ukubiri no kuba wabona inkuru yamaze kuba umuranzi. Hanyuma rero ikindi, niba mwaramaze kubikora, ndabizi ko muri iyi minsi rwose murimo muragenda mushigikira umuyoboro cyane, ku buryo rero mwe mu bishigikiramo hari abakanda abakora like ndetse mukanasharinga. Icyo gikorwa mukomeze mugisigasire mw'abantu mwe, kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Turabakunda cyane rero, reka tubahe umwanya mu by'ukuri nyuma yuko tumaze kubageza inshamake, reka tubahe umwanya rwose tubagezeho amakuru mu buryo burambuye. Amakuru yacu rero tuyahere hano muri Sud Kivu, nuko imirwano ikomeje kugenda ica ibintu nkuko amakuru abivuga. Hano muri Sud Kivu mu nkengero za Uvira ku munsi w'ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane, hiriwe ibitero karahabutaka, ibitero ndetse byahiriwe bikaba ari n'ibitero byagiye bihitana ubuzima bw'abaturage bwa hato na hato, cyangwa se ahantu hagiye hatandukanye
hano muri iyi ntara cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibiro bikaba byafatumye M23 mu by'ukuri barakara, baravuga bati ese ubutegetsi bugaragara nk'aho buri kurwanira abaturage ariko bukaba ari nabwo bwivugana ubuzima bw'abaturage, ubu butegetsi bite byabwo bimeze bite? Hanyuma rero biza gutuma basohora itangazo karahabutaka, ariko ni nyuma y'ibitero nyine bikomeye cyane biba byagabwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC, tutibagiwe yewe n'aba bacanshuro, tutibagiwe n'aba FDLR, nibo ro babyize uruhare muri bitero, aho bagabye ibitero bikomeye cyane byivugwamo abasivile batari bake. Ndagira ngo iyi nkuru ariyo duheraho, dore ko na n'ubu ngubu muri iki gitondo hano muri Uvira bavuga ko rwose ibintu bikomeje kugenda bicika, aho icyitwa deployment ngo zikomeje kugenda zivuza ubuhuha, abasirikare ndetse n'ibikoresho bikaba birimo bikomeje kugenda byisuka hano mu by'ukuri muri za Uvira. Waramutse neza Bwana Vincent? Waramutse neza Bwana Fighter. Ukomere cyane, weekend yagenze neza? Weekend yagenze neza, turashima Imana. Alright, ni byiza rwose gushima Imana, kuko burya hari n'abatagize amahirwe rwose yo kuramukana, abataba barashatse bataramutse nyine nabo si ku bwabo, niko numvisha umuhanzi abaririmba. Twe rero tuba twagira ubuntu, tuba tugomba gushima Imana. Ibyo rwose. Hanyuma Vincent, ndagira rero ngo twimanukire n'amakuru yacu mu buryo burambuye, ubwo nyine birumvikana namaze kuguha ikaze mu kiganiro. Ndagira ngo twimanukire n'amakuru yacu mu buryo burambuye, nkabangira ngo duhere kuri iyi nkuru iremereye cyane. Iyi rero ni inkuru ivuga ku bigendanye n'itangazo ryasohowe na M23. N'itangazo nabonye ari itangazo rikomeye cyane, rishobora kuza gutuma izi ngabo za miliseneri ziri hano ku rugamba zirwana no hakujenjeka, cyangwa se rikaba ryanabashyiramo ubwoba bitewe n'uburyo ki iri tangazo ryanditse ndetse n'ibyo bakoze, bituma M23 bavuga bati nta zindi mwe tuzongera kubagirira. Twe twagiye muri iyi nkuru. Nibyo, ni itangazo ryasohowe n'abaretwanye ko ku mugoroba wo kuri iki cyumweru avuga ku bamiliseneri nyine benshi bari mu gice cya Uvira ndetse no mu nkengero zayo. Yego. Akaba ari itangazo basohoye nyuma y'uko hagabwe igitero gikomeye cyane mu gace ka Kadasomwa, ari igitero kigabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyine. Yego. Ndetse bafatanyije n'abamiliseneri, ingabo z'abarundi, wazana ndetse na FDLR. Yego. Kadasomwa abantu batayizi ubundi iherereye muri Sud Kivu muri teritwari ya Karehe. M23 ikaba yarayifashe ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane umwaka 2025 iyatse Wazalendo. Yego. Ikaba iherereye ku muhanda uva Bukavu ugana Karehe. Akaba ari umuhanda nationale nimero 3 uhuza Bukavu ndetse na Gisangani, nyine akaba ari agace gakize ku mabuye y'agaciro cyane cyane zahabu. Yego. Ifatwa ry'aka gace rero n'ubundi urumva ryatumye ubutegetsi bwa Kinshasa nyine buba bwumva nk'ubukozwe mu nda, kubera ko bwatswe bino birombe by'amabuye y'agaciro cyane cyane ahacukurwa zahabu, noneho bukomeza kugaba ibitero mu bihe bitandukanye. Yego. Ariko ejo ku mugoroba bakaba barakomeje gushyira abasirikare benshi mu bice bya Kadasomwa nyine bibahakikije n'ibitwaro byinshi bikuremereye. Ariko bakabikora n'ubundi nyuma y'uko bamaze kwakwa na M23 utundi duce dutatu turimo agace ka Bibangwe, Rubuga, Masango ndetse na Rubumba. Noneho bazana abacanshuro benshi guhera mu saa za mu gitondo ejo ku cyumweru. Ariko ababesheneri ntabwo byabagoye neza ko M23 isohora itangazo ry'igikubagaho ibavuga iravuga iti l'Alliance Fleuve Congo alerte l'opinion nationale et internationale sur les violations continues et flagrantes de ce fait par les forces coalisées du régime de Kinshasa. Ati ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yego. Ati riramenyesha abaturage ndetse n'urwego mpuzamahanga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kubangamira agahenge ku buryo bugaragara. Ati depuis 12 heures, son dimanche 24 août 2025, ces forces composées notamment de mercenaires étrangers menaient une offensive ciblée pour donner des sommates et prédaux Kadasomwa et ses environs ainsi que nos positions.
ati guhera saa sita z'amanywa yego ati ku cyumweru ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani 2025 ati ingabo zigizwe n'abameriseneri b'abanyamahanga bagabye igitero gikomeye cyane mu bice bituwe n'abaturage cya Kadasomwa. ubwo abanyamahanga bavuga ubwo kugira byumvikane neza harimo n'ingabo z'abarundi ndetse yewe na za FDLR n'abameriseneri. Yaravuga ngo les mercenaires étrangers abacancuro b'abanyamahanga abavuga n'abakolombiye n'abandi batandukanye b'abanyaburayi bari mwa kiriya gice. Ingabo z'abarundi zivuga ukwazo, FDLR ivuga ukwayo, wazarema n'ingabo za leta abivuga ukwabo. Baravuga ati bakomeje kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage cyane ndetse n'inkengero z'iki gice cya Kadasomwa. Barakomeza bati ces attaques ont provoqué des pertes humaines considérables et entraîné le déplacement forcé de nombreux compatriotes fuyant le bombardement de drones. Ati ibi bitero byatumye abaturage babura ubuzima benshi. Ati ikindi kandi byateye abaturage guhunga amabombe yaraswaga na drone. Urumva yuko ubutegetsi ndetse n'abameriseneri bakoresheje na drone n'iyi mirwano yabereye Kadasomwa. Indege zitagira abapilote. Barakomeza bati l'Alliance Frère Congo réintégrer son engagement solennel à protéger la population civile et à éliminer la menace à sa source. Ati ihuriro ry'uruzi rwa Congo ati irakomeza kurinda abaturage b'abasivile kandi ryirukane ababashyiraho iterabwoba n'ababarasa bahereye aho ubugizi bwa nabi bukomoka. Barakomeza bati contrairement au scénario de Goma. Aha niho bikomeye rero. Yego. Ati bitandukanye n'ibyabaye Goma. Une centaine de mercenaires ont été autorisés à regagner un kilomètre ripfuanye. Ati aho abamercenaires magana yego ati bahawe uburenganzira batahamwe gusubira iwabo yabo. Yego. Après avoir massacré nos compatriotes. Ati nyuma yuko bishe abaturage bacu b'abanyagihugu. Ati babice abaturage bacu bakunda igihugu bacu. Ati claire nouvelle campagne metrière n'aurait garanti aucun retour en sécurité. Ati ibikorwa byabo by'ubwicanyi ntabwo tuzongera kubemerera kubaha uburenganzira bwo gusubira iwabo mu mutekano nk'uko twabirebereye mu mujyi wa Goma. Urumva ko ibigiye kubabaho noneho n'agahomamunwa bizaba bikomeye. Muri make umujyi wa Uvira bamara kuwugota bagahita babwira abameriseneri ati ntabwo tuzongera kubemerera yuko muba mwabino bice noneho ngo umujyi wanyu mudahanwe nk'uko twabibemereye umujyi wa Goma. Ati muzahura n'akaga. Nicyo bababwiye buriya ati noneho tugiye kubagirira mukebo mwagiremo abantu abaturage mwishe mwarashe mwaciye amaguru n'ibindi. Ubwo gahunda ni ugufanyiye. Navuga ko ari mu buryo nk'ubwo bashatse kubivuga ariko mu buryo bw'igifefeko bakavuga bati ntabwo tuzabemerera ntabwo tuzabaha uburenganzira bwo kongera kugenda mu mutekano. Ati natwe tuzabereka icyo tubakoreye. Ubwo rero ibi ngibi ntibiri buze gutuma abameriseneri batangira kugenda bikandagira niba ubutumwa babashe kubunyuzamo amaso. Ntabwo bakikandagira ahubwo baratuma barwana nk'abiyahura. Kubera yuko barabavuga bati nitutarwana nk'abiyahura isaku itabyatugendera nabi. Ahubwo biratuma intambara irushaho gukomera. Komone vuba turabariye Karungu. Biratuma intambara irushaho gukomera kandi ubwicanyi bizatuma bukomeza kwiyongera kubera yuko urumva niba M23 ivuze gutya umumeriseneri nta buzima gihafite ari M23 uzaba uri mwa bino bice nta buzima afite. Uwo ari we wese uzaba uri mwa kino gice uzahura n'abo bameriseneri azahura n'ingorane zikomeye yaba umuturage yaba urwana ku ruhande rwa M23 n'ingorane. Rero na M23 nigiriho ifata abameriseneri nawe n'ingorane rumva amaraso zameneka ari benshi. Nicyo mbona n'iri tangazo ubona rivugwa gutya kuko impande zombi urabona yuko zirarushaho kurakara. Vise na M23 nta gereza ifite nta prison ifite. Prison zirahari yafashe ahubwo ntabwo ifite amategeko yo kubahiriza kugira ngo abantu bajye muri gereza. Nicyo wavuga kubera yuko nta bucamanza bagira nta bugenzacyaha bagira
nta parike bagira, ariko gereza zo zirahari kubera ko gereza ya Munzenze irahari, gereza za Sake zirahari, gereza ya Bukavu irahari, gereza ya Kumbi irahari, gereza za Kamanyura zirahari, ariko ikidahari ahubwo ni institution judiciaire zo kuba zafata ibyemezo kugira ngo noneho babe bafunga umuntu mu buryo bwemewe n'amategeko. Wavuga ko uko babashyira muri izo gereza ni mu buryo budakurikije amategeko, kubera yuko nta mutwe witwaje intwaro nyine ugira ubutabera, ahubwo icyo ukoresha ni itegeko nyine rya gisirikare kandi ryandi ry'igikazo amagani w'umurundi. Iyo bagufashe bahita bagutamo, nta kuburana, nta kugira ute, babishaka bakakurekura, batakurekura ukaba wagwamo, kubera ko nta bundi buryo bwo kuvuga ngo umuntu araza kuburana yunganirwe cyangwa bigende gute. Ubu ufate nk'umutwe nyine witwaje intwaro udakurikiza iby'amahame y'ubutabera cyangwa ibindi by'amahame bigenga ubutabera buboneye. mbega inkuru ishobora kuza kuba ari nziza ngezeho muri iki gitondo Vincent we. Iyi ni inkuru nziza rwose ku bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ishobora kuza kubanezeza hano muri Burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ndetse ikaba yaba inkuru nziza ku bamaze igihe baba barwanira. Turaza kugenda tuyigarukaho. Ni inkuru iturutse icisha sa kuri nkaba ndi kuyihabwa rwose n'umuntu wanjye uri kandi harakurara amagereza ari cyane cyane kuri za Makara. Ubwo urumva ko noneho rwose ibintu bigiye kuba, ndabona ibi bintu Vincent. Reka tubanze tubagezeho iyi nkuru y'abapolisi ba Gisekedi bamaze kuba mu by'ukuri basesekara mu mujyi wa Goma, mbere yuko wenda mbagezeho iyi nkuru nawe uraza kubyumva kuko ni update none aha nibwo ingezeho. Vincent, twinjire kuri iyi nkuru ngo abapolisi bo kwa Gisekedi byakekwaga ko ngo bishwe ku mugoroba washize, byarangiye rwose baseseke hano mu mujyi wa Goma. Mu by'ukuri ngo induru ziba ziravuze, ba baturage batangaga amakuru ngo M23 ngo abapolisi yarabishe, ngo babaye nk'abaguye mu kantu bakubagwa igihubara. Nibyo ni amakuru yabanje gusakazwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga ariko bakorera ubutegetsi bwa Kinshasa. Bavuga yuko abasirikare bafashwe muri FARDC bafatiwe mu mujyi wa Bukavu n'abapolisi ndetse no mu nkengero, ndetse n'ababonye batsinzwe nyine bakirometa muri M23. Byavugaga yuko bishwe nyine abangaba bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane, bavuga ku ruhande rwa Kinshasa. Nibo bari batangaje ati babajyanye mu ikosi, bagejeje mu ikosi babafata nabi, barabatotaringa, birangira bahaguye nk'uko babitangazaga ba Micombero ndetse n'abambari ba Micombero. Ibyo ngibyo bakimara kubitangaza, abaturage bamwe barabashyigikira, ariko abandi bakavuga bati ntabwo ari byo. Abenshi bari baje batangaza yuko M23 yabishe. M23 ntiyagira icyo bivugaho kuko yari izi ukuri kw'ibiri gukorwa kw'abo bapolisi ndetse n'abo basirikare. Nyuma y'icyumweru rero niho yarekuye abo bapolisi bari bavuye, nabyita nk'ingando, kubera yuko ingando mu Kinyarwanda ni ijambo risobanutse cyane, nko kugangahura umuntu ukamukuramo ibitekerezo bibi byari bimurimo, imyumvire ndetse n'imikorere. Yego, burya kera nicyo jambo bakoreshaga, gufata abantu bo muri FDL ndetse n'abandi bakabajyana mu ngando, bakabakuramo imyumvire mibi, noneho bakagaruka kubaka igihugu. Abana ba rero navuga yuko M23 nicyo yagiye kubakorera, ijya kubagangahura, maze kubagangahura none yongeye kubazana muri serivisi za polisi. Yabazanye mu makamyo ya FARDC n'amwe M23 yasanze muri uyu mujyi yafashe. Noneho ibazana bambaye uniforme imwe ya Gisekedi neza, ku buryo utabonye yuko ari M23 ibazanye wahita uvuga ko bimwe byavuzwe yuko ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na M23 bazavanga abapolisi babo ndetse n'igisirikare cya M23. Yego, urabizi yuko byari byavuzwe yuko ubutegetsi bwa Kinshasa buzazana polisi ikavangwa n'igisirikare cya M23. olala, amarezo rwose aratsimbutse, kandi mwari mwumvishe ko rwose ari uko nguko byari bimeze, byari bamaze kugera bati bagiye kuzabavanga. Telefone rero irasimbutse rwose,
tutumvishe neza iyi nkuru ariko nyine abapolisi iyi nkuru tukaba tugiye kugenda tuyibashyikiriza cyangwa se tuyibagezaho mu buryo burambuye ku murongo wa aha reka nze turebe amanetiwaka y'aha ntabwo biba byoroshye mw'abantu mwe. Yes Vincent, ntabwo nakumva neza. aha ati ntabwo rwose nkumva neza aho ngaho, reka turebe aho dukoresha ubundi buryo turebe. Nibura ntekereza aho urimo uranyumva neza Vincent? Ndimo nakumva. Wari ukitubwira uburyo ki ngo bavuga ko bashobora kuzabavanga n'iki byose? Bavugaga yuko leta ya Kongo izazana abapolisi ikabavanga n'igisirikare cya M23. Uramutse rero utamenye yuko ari abakoze pass out bo muri M23 wagira ngo nibo baje kuvangwa n'igisirikare cya M23 kuko baje mu makamyo agera muri 5 sinzi akavideo niba wakeretse abakunzi bacu. Ndaje nkabahe rwose. Baje barimba ubona banezerewe ariko bambaye ya myenda yabo yari ifi nyine ya leta ya Kinshasa, ntabwo bambitswe ya myenda ya polisi ya M23. Bamaze kugera mu mujyi wa Goma, igisigaye ni ukuza kureba niba bahita babaha inshingano nk'abandi bapolisi nk'uko twahise tubibona ko hari iyindi polisi yashyizwe mwa bino bice bikontororwa na M23. Ubu tayari rero ubu twitege mu masaha ari imbere ko hari igishobora kuza guhinduka. Nta mpinduka mbona zidasanzwe, ahubwo dutekereze ko dushobora kubona bashyizwe mu kazi. Vise tusimukire kuri iyi nkuru rero, ni inkuru ivuga ko ariko direka manze mbahe iyi nkuru ya breaking news mbere ko dukomeza. Hano hari inkuru ingezo ivuga ko ngo ku magereza ari hano i Kinshasa ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo baba batangiye kugenda bababarura cyangwa se babandika. Ikigaragara cyo birashoboka kuba hari ikintu kigiye gukorwa kirimo cyane cyane kuba Vise babarekura nk'uko twagiye tubona M23 ivuga iti nta gihe na kimwe tuzigera tugira ibyo tugeraho igihe twabasabye kurekura abantu bagera muri 700 bafunzwe baturyozwa. Hari umwe rero mu bantu baherereye hariya i Kinshasa abyutse rwose ampa amakuru avuga ko Vise ngo baba batangiye kugenda ngo bagera muri aya magereza bakagenda babarura bandika abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Twavuga ko buriya baba bagiye kubarekura cyangwa hari ikindi bikintu bisobanuye? Kubarekura w'ibyitega kubera ko Gisekedi yavuze yuko abamaze gukatirwa batazarekurwa cyangwa abashinzwe ibyaha bikomeye. Kubabarura ni ibintu bisanzwe muri gereza, kubarura abantu bo mu gice runaka nta gishya kirimo, rero ntabwo kubabarura aricyo cyatuma babarekura. Ariko ngo ntibisanzwe urutonde bararufite bahawe na M23 kandi inzego zabo z'iperereza zagiye zibandika zababaruje. Ariko ntibisanzwe, ari igitangaza rero kubarura abantu muri gereza. Ariko ntabwo bisanzwe, ntabwo bigaragara nk'uko byagaragaye rwose. Ntabwo urabona, ntabwo bigaragara, ntabwo mbese muri make uburyo kibigaragaramo ibyo bari gukora ntabwo bigaragara nk'ibyari bisanzwe. Donc hari uburyo kibakoramo ikintu ukabona n'ubwa mbere gikozwe muri ubwo buryo. Ushingiye ku cyo bavuga ko tubidasanzwe kandi muri gereza ibarura riba buri munsi. Ibarura ubundi noneho wenda ryabaga, hari igihe ryabaga wenda bakareba mu bitabo gusa, ariko n'abatangiye kugenda babacangura wenda bakaba ari no kubagabura neza bitandukanye nuko babagaburiraga. Urumva ko harimo ikintu kigendanye n'impinduka. Urirengagiza yuko bari kuzenguruka mu magereza n'ubundi bashaka abasirikare babo ko hari abafungiyemo. Ejo bundi ntabwo uzi ko iyo nkuru twayivuze ko hari abasirikare babo babuze bari mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu, ko batangiye kuzenguruka amagereza bakora iperereza bareba niba baba bafunze, kandi niba hari abasirikare baba muri Kivu na Kivu, urabizi yuko n'abandi bavuga ikinyarwanda. Aha, reka kubera ko wenda ntago ndafatisha amakuru yuzuye, reka ndeke ndaza gukomeza ngenda nganira n'uyu mutaramu wacu uri hariya kugira ngo mbone amakuru yuzuye.
nibwo turi buze gutangaza cyangwa se ku breaking inkuru mu buryo bwuzuye, ubwo ni mu masaha yacu ari buze kuba akurikiye aya ngaya. Vise none senga hitwa ngo Mwenga twirwaneho ngo yahitanye abapolisi babiri ba Kongo mu mirwano ikaze. Abapolisi baje ku rugamba bate, ese nabo bari bihinda abazarendo, byagenze bite? ubundi raporo birasanzwe yuko urugamba rwakomeye, umuntu wari wese ukora ku mbunda ajya mu rugamba ntabwo ari ikintu kidasanzwe mu ntambara. Nawe rwose aribwiriza agahita yinjira urugamba. Yego, ntabwo yibwiriza nk'uko abisabwa n'abamutegeka, kubera yuko twagiye tubibona mu bihe bitandukanye, yaba mu Rwanda yaba n'ahandi. Igihe cyose intambara ikomeye, abangabo bakora ku mbunda bose, yaba ari abareseriviste, yaba ari polisi, yaba ari gendarme, yaba ari kodifete n'abandi, twagiye tubabona ku rugamba. yego, mu gihe cy'urugamba rwo Rwanda n'abacengezi mu Rwanda n'abibonye bari kodifete bajya ku rugamba, yego, abareseriviste bajamo. Rero ntabwo ari gutangaza ko abapolisi bagiyemo, ahubwo ni uburyo bajyamo batiteguye, noneho bagakubitwa n'uwo bari bagiye guhangana nawe. Ibyo byabaye rero hano muri Mwenga, aho imirwano nyine yashyamiranaga twirwaneho ndetse na polisi ya Kongo, bikarangira abapolisi babiri bayiguyemo. Ni imirwano yabaye mu bice by'umudugudu bita Maheta muri teritwari ya Mwenga nk'uko twari tubivuze nyine, aho abarwanyi b'umutwe wa twirwaneho n'abarwanyi b'umutwe wa Gumino na Red Tabara ndetse n'undi mutwe bita Androide barwanye ku buryo bukomeye na polisi. Amakuru avuga yuko amakuru nyine atangazwa na sosiyete sivile mwa bino bice, avuga ko guhera saa 2 z'amanywa ejo ku cyumweru ariho imirwano yabaye cyane cyane mu mudugudu wa Birimba, Muheta ndetse na Mikungubwe. yego, sosiyete sivile muri aka gace kavuga ko iyi twirwana ifatanyije na Red Tabara, Gumino n'uyu mutwe witwa Androide, cyane cyane ko aribo bayoboye nyine kano gace ka plateau, muri plateau ya Uvira, plateau za Fizi, ndetse n'akandi gace kanini ko muri Mwenga, kuko bongeye ibirindiro bikomeye cyane mu bice bya Maheta, Mukungubwe ndetse no muri segiteri ya Itobwe, muri grupoma ya Batsurukiji. Barusukiji ya mbere hakaba harimo ingabo zabo nyinshi cyane, bakaba baratakiranye rero n'iyi polisi mu gihe bari barimo batambuka. yego, bikavuga yuko haguye abapolisi babiri, harimo komanda wa komisariya ya Itobwe witwa Kapinga Ruweso, ndetse n'undi mupolisi witwa Kabambi Rurenda. Biravugwa yuko imirambo yatoraguwe mu bihuru, ariko ko hari n'abandi bapfuye na n'ubu batarabasha kuboneka nk'uko bivugwa n'isosiyete sivile. yego, umuyobozi w'isosiyete sivile witwa Kelvin Bwinja, akaba ari umuhuzabikorwa wa sosiyete sivile Uvira na Fizi, niwe watangaje ibi ngibi. Rero akavuga yuko imirambo y'abapolisi igitoragurwa mu gihuru bagishakisha n'abandi baba baragiranye ibyago muri iyi mirwano, yaba bakomeretse ndetse n'ababuze ubuzima, kugira ngo babe bakingurwa. Sosiyete sivile ikavuga ati ibi byose birimo biraba mu gihe agahenge k'intambara kasinywe mu mahame ngenderwaho ido ariko katubahirizwa. bakavuga bati turasaba impande zihanganye yuko zakubahiriza agahenge kugira ngo abaturage babone umutekano ndetse n'amahoro nk'uko bahora babyifuza. Vise tujya tukabona amatangazo asohoka ku ruhande rwa guverinoma, bavuga ko Red Tabara yaba ikorana na twirwano. Aho ngaho numvisha uzanyemo twirwaneho, uzanamo n'indi mitwe utamenya. Ese barwanaga bati iyo mitwe yari iri kuri ihe kote, kugira ngo abantu dukurikiye babyumve? iri kuri kote ya twirwanaho, kuko baravuga bati umwanzi wawe ni inshuti yawe. niba polisi ya Kongo ari umwanzi wa twirwaneho, ikaba ari n'umwanzi wa Red Tabara, ni ibisanzwe yuko bakwifatanya n'ubwo Red Tabara itabyemera, ariko si na ngombwa ngo tubivuge kubera yabyemeye, kuko nta n'igihe izigera ibyemera. Reka twikomereze ubwo tukiri kuri Red Tabara, duhite dusimbukira kuri iki gihugu cy'u Burundi, kuko no hari inkuru idasanzwe. Inkuru rero iri kuvugwa hano mu gihugu cy'u Burundi nuko basizoye bati
igihe cyose u Rwanda rutaraduha abashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri 2015, ati rwose nta mahoro habe namba azigera abaho hagati y'ibihugu byombi. Ibyo vuga ngo kuganira imishyikirano cyangwa se ngo imikoranire, ibyo byo ngo ntibishoboka. Vincent, ntibavuga yuko batazaganira, ahubwo bavuga yuko batazagirana umubano mwiza. bu byose nyine ubwo ari atari umubano mwiza, nta n'ibiganiro byiza bibaho. ntibigire icyo bigeraho kubera yuko na Putin araganira na Zelensky. Ariko icyo baravuga bati nta mubano mwiza tuzigira tugirana mu gihe batari baduha abashatse guhirika ubutegetsi muri 2015 bwa Pierre Nkurunziza. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD Reverend Kuribo mu gihe yakoraga nyine inama n'abanyamakuru. Yavuze ati rwose ntabwo tuzigera twumvikana n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe cyose batari baduha abashatse gutembagaza ubutegetsi. Ni ikiganiro cyaberaga mu ntara ya Butanyerera nyine mu gace bita Buye. Ibamba cyane cyane ku ngingo zitandukanye zirimo ubukene bunuma mu gihugu cy'u Burundi, ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, itahuka ry'impunzi, gufunga imipaka no kuzahura umubano n'u Rwanda nk'uko bagiye babitangaza. ubwo umunyamakuru yabazaga Reverend kuri yo igiye gukorwa mu bijyanye n'u Burundi ndetse no gufungura imipaka yabwo n'u Rwanda. Yego. Uburyo bwo kuzahura umubano w'impande zombi ndi kuri yatengera avuga ati igihugu cyacu ntabwo cyiteguye kubana neza n'u Rwanda mu gihe kidashyikirijwe abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri 2015. Ati u Rwanda rugomba kudushyikiriza bagerageje gukora ikudeta. Yego. Ati nidukomeza kwinangira ntabwo tuzasubira inyuma kubera ko abarundi bariyubaha kandi bakwihesha agaciro nk'uko yabivuze mu magambo ye. Urabizi yuko imipaka ihuza u Rwanda ndetse na Repubulika y'u Burundi yafunzwe n'u Burundi mu kwezi kwa mbere muri 2024. Yego. N'ubundi hashize igihe gitoya kitagera kuri ku kwezi itangiye gucinja u Rwanda ko rufasha Leta Itabara, bakavuga ati Leta Itabara yashinzwe n'u Rwanda. Ati rero nibyo n'ibitero iri kugaba mu Gatumba ndetse na za Bujumbura. Ati nibo bari kubatera inkunga, urabizi ko na perezida w'u Burundi yabivuze. Bahita bashinga bafunga ino mipaka rero mu buryo babaga bashingiye ku makuru y'ibihuha n'ibinyoma. Urabizi ko guverinoma y'u Rwanda yasubije ko ku byatangajwe ko Ndayishimiye nyine yavuze ko Leta Itabara ariyo yashinzwe n'u Rwanda kandi ari u Rwanda ruyihanga imiti n'intwaro. Ariko u Rwanda ruvuga yuko ibyo Ndayishimiye yavuze atari ukuri. Aravuga ati nta na hamwe u Rwanda ruhuriye n'umutwe uwo ari wo wose w'u Burundi witwaje intwaro urwanya u Burundi. Guverinoma y'u Rwanda icyo gihe yagaragaje ko idashobora kohereza abakekwaho guhirika ubutegetsi mu Burundi kubera yuko iramutse ibikoze yaba yishe itegeko mpuzamahanga rirengera impunzi nk'uko u Rwanda rwabivuze. Ibyo byatumye rero umubano w'u Rwanda nyine n'u Burundi uzamo agatotsi gakomeye cyane cyane bihereye muri 2015 ubwo iyi kudeta yageragezwaga. Bitangira rero bituma hagati y'u Rwanda n'u Burundi birebana nabi. Muribuka yuko kudeta yabaye igihe Pierre Nkurunziza yashakaga kwiyamamaza manda ya gatatu. Noneho General Major Godefroid Niyombare agatangaza ko muteye kudeta mu gihe yari yagiye mu nama ya East African muri Tanzania. Ariko mu gihe gito akaza kongera gusubira ku butegetsi. Ariko Burundi bwarakane baravuga ati ntibishoboka, nta gihe na kimwe tuzigera twongera kunga ubumwe mu gihe bataduhaye abo bashatse guhirika ubutegetsi. Ariko bakavuga ibi nabo mu gihe n'u Rwanda ruba rubabwira ati nimutuhe abakoze jenoside bahungiye aho. Yego. Ariko Burundi bugira icyo buvuga bakababwira ati mwereke ukindikira FPR, mwereke kugira ngo ntibagire icyo babisubizaho. Urumva yuko impande zombi zifite ibyo zidahurizaho, yaba ari u Burundi bufite ibyo bushinzwe u Rwanda, yaba ari u Burundi nabwo bufite ibyo bushinzwe n'u Rwanda. Urumva ko umubano w'ibihugu byombi haracyari n'agatotsi kandi kagaragara ubona gakomeye kuba byabasha gukemuka biragoye. Ariko binyuze mu biganza nk'uko nabikubwiraga bishobora kugeraho bigafata indi sura nziza bikaba byakemuka kuko burya ibiganiro biruta ibindi byose.
vise ngo guverineri ariko w'ibeni wa Kisekedi uri hariya ngo yugarijwe n'ikibazo cy'ubukene ngo amerewe nabi ruri gukinga batatu. yavuze ngo amerewe nabi bitewe n'uko nta bushobozi bafite ngo bwo kuba bakora imirimo y'intara nk'uko bisanzwe. niba rero dufitiye kopi rero yandikiye minisitiri w'intebe Suminwa akamenyesha minisitiri w'umutekano no kwegereza ubuyobozi abaturage ndetse n'ibikorwa by'umuco, akamenyesha abaminisitiri batandukanye i Kinshasa. yaranditse ati situation harmonieuse du gouvernement provincial du Nord Kivu demande d'orientation. ati bitewe n'ibibazo turimo bikomeye, ati turasaba yuko mutugenera icyerekezo. aragira ati excellence madame la première ministre, je connais de recourir à votre haute autorité pour cet objet et repris en exergue. ati madamu nyakubahwa turabasaba yuko mwagira icyo mukora amushingiye ku bushobozi bwanyu ndetse n'icyubahiro cyanyu. ati bitewe n'ibyo twabasabye hejuru. En effet, après la prise par ennemi de son chef-lieu et de 4 filles, le site territoire que compte le province du Nord Kivu éprouvait de sérieuses difficultés pour fonctionner. ati nyuma y'uko umwanzi afashe ibiro by'iyi ntara ndetse agafata na teritwari imwe muri teritwari esheshatu zigize ino ntara ya Nord Kivu, ati iyi ntara iri mu bibazo bikomeye cyane byo gutuma yakora. ati ntabwo ikora kubera ibibazo birimo bikomeye. arakomeza ati apareze charge sécurité, ati turebeye ku byo dusabwa kugira ngo habeho umutekano, ati de charge humanitaire, ati ku byerekeranye no gufasha abaturage mu mibereho, ati aucun effet pas de continue. ati ibibazo duhura nabyo buri munsi. ati la prise en charge di personnel actif, ati gufata mu minwe cyangwa gufasha abakozi bacu bari gukora, ati nabyo bikomeje kutugora. le gouvernement civil en congé, ati guverinoma y'abasivili, ati hari abaturage badukoreraga n'ubundi b'abayobozi ariko batari gukora kuko nta buryo bwo guhembwa twabashyize mu kiruhuko. les subventions à l'Assemblée provinciale viennent s'ajouter sur le temps. ati turebye ibyo twabwiriraga inteko ishinga amategeko y'intara, ati nabyo ibyo bibazo bije kwiyongera ku byo dufite. ati those cause de la population, ati ibibazo abaturage bafite avec comme conséquence, ati bigira ingaruka zitandukanye. les troubles à l'ordre public et à grogner des agents non payés depuis 3 mois. ati ibi byateye ihungabana ry'umutekano rusange n'ituze rya rubanda. ati ibi byose byaje kwiyongera ku bibazo bihari bingana n'ibirarane by'imishahara imaze amezi 3 abantu badahembwa. ati excellence madame la première ministre, ati nyakubahwa madamu minisitiri w'intebe, aussitôt instauré le gouvernement provincial à Beni, ati hano dukorera i Beni, ati j'ai pris soin de payer le loyer du bureau de l'Assemblée provinciale, le loyer des résidences du président et vice-président de l'Assemblée provinciale, une jupe pour le mobilité du président de l'Assemblée provinciale et un montant de $57,000 pour l'installation de tous les députés provinciaux dans la ville de Beni. ati mbangamiwe no kwishyura ibiro intara ikoreramo, ati ibiro abadepite b'intara bakoreramo, inzu perezida w'intara akoreramo ndetse na visi perezida babamo, kumwishyurira imodoka, ndetse ati turasabwa $55,000 by'idolari by'Amerika, ati kugira ngo ibi byose bibashe gukora kandi tubashe gukorera imbere mu buryo bwiza. ariko ntituyabona, turasaba yuko mwadufasha kugira ngo aya mafaranga tube twayabona. ati il est même de gouvernement civil en congé qui est prise en charge mais donne la législature le monte au demande de début des outils à retrouver. ati ibibazo dukomeza guhura nabyo biraza kandi tukanabisangira
n'abadepite batangiye manda yabo muri 2018 kugera 2023, ati urabona yuko n'amatora atari kubasha kuba nyine kuko bagumyeho. Ati ibibazo byo ni byinshi dufite, ati turabasaba yuko mwafasha kugira ngo ibibazo bibanze gukemuka, noneho tubanze kubona uburyo duhemba abakozi bamaze amezi 3, tubashe kubona amafaranga twishyura aya mazu twagodesheje, aya mamodoka ndetse n'ibindi byose dusabwa. Face de cette problématique transversale qui touche plusieurs ministères sectoriels, je suis au regret de pouvoir procéder à l'assainissement du personnel du gouvernement provincial du Nord Kivu, de suspendre les subventions de l'Assemblée provinciale et de soumettre une requête auprès de votre autorité. Ati kubera ibibazo byose bitandukanye, ati nahisemo guhagarika ibyahabwaga n'ubufasha bwahabwaga abo badepite kugira ngo turebe yuko twabasha kumara iminsi. Ati ariko turabasaba yuko ikibazo tubashyikirije mwadufasha kubikemura mu buryo bwihuta. Urumva ko bafite ikibazo gikomeye mu buryo bw'imibereho, kandi urabizi yuko mu minsi yashize hari n'abari bakoze imyigaragambyo bavuga bati dore tubayeho nabi niba mutatwishyuye amafaranga yacu. Abantu guverineri arakomerewe pe, gusa ariko ngo AFC ngo nikomeza kugira diplomasi ijegajega nk'iyo ifite mu by'ukuri, ibyayo bizarangira ari bibi, ntabwo bizigera bigenda neza. Ikigaragara cyo uyu muntu wanditse aka kantu Vincent hari ibyo yari yamaze kubona, hari uburyo ki aba bagabo bashobora kuba batari kwitwara neza muri diplomasi. Ibyo yavugaga yashingiye ku byo yabonye uburyo AFM 23 iri gushinjwa kwica abaturage batandukanye, kandi bikagaragara yuko uko AFM 23 yitwara mu gusobanura ibi bintu ishyiramo intege nkeya, ishingiye cyane cyane kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukabona ubutegetsi bwa Kinshasa bwashyize imbaraga nyinshi cyane, yaba mu buryo bw'ubuvugizi, yaba mu buryo bw'amafaranga, muri diplomasi ndetse no muri politiki, mu guharabika M23 bakoresha imiryango mpuzamahanga. Ariko M23 ukareba uburyo ikoresha, ukabona n'uburyo butindutse cyane butuma ibishinde babakorera bitabavaho, kubera ko baragaragaza yuko batisha abantu, ariko mu by'ukuri uburyo babikoramo ukabona baratumira abanyamakuru bashyira muri sare, ukabona uko baragira ngo bategeke ibyo bavuga, aho badafashe nk'abanyamakuru ngo bakore mediato wabo bajyane kuri tele, noneho abariho bikorera ubushakashatsi, noneho batangaza ibyo bakuye kuri tele bitandukanye n'ibi ngibi, bakavuga bati M23 ikimara gufata umujyi wa Goma ndetse na Bukavu yabaye nk'iyegeza y'itangazamakuru, ibona yuko nta gaciro rifite, kubera yuko mbere urebye ukuntu yaba ari umuvugizi wa gisirikare uko yavuganaga n'itangazamakuru, yaba ari umuvugizi usanzwe wa M23 ati wabonaga yuko mu by'ukuri buri munsi hari abanyamakuru b'amakuru, wabonaga yuko barigita itangazamakuru ku buryo bufatika, atari ku ngubu ntabwo bariha agaciro, kuko ubona yuko ikibatikaje ari ukurwana gusa, itangazamakuru badashaka kuryumva cyangwa ngo bariho umwanya, atahubwo bagategura amanama bakorera mu masare bagira ngo batamike abanyamakuru ibyo bavuga. Ati nibakomeza iyi diplomasi yabo n'abanyamakuru, ati ibintu byabo bizagenda nabi, ati kandi wareba ku rwego mpuzamahanga uburyo abavugizi bafite nabo, ati kubera yuko urebye uko Wilimanzi yakoraga ari muri Canada nabo bakoranaga, babonaga yuko bakora ku buryo bufatika, bakabasha gusobanura ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko babyumvaga kandi bari banashobotse. Ati birasaba ko babona abandi bantu bashobotse kandi bashoboye bakomeza gusobanura ibi bintu, na mbere yuko ano maraporo asohoka bakabanza kumenya n'aho akorerwa ku buryo banayaburizamo, kuko ibi ni ibisanzwe. Yego. Ati noneho ibi bitarangira, ariko nibikomeza gutya amaraporo nk'aya agasohoka, ati nk'uko nabo babyivugira ko 2012 byabaye amaraporo nk'aya yasohotse, noneho bigatuma MONUSCO ndetse n'ibindi bihugu biyagiraho indimi bakabarasa. Ati bishobora n'ubundi kubagendera bo muri 2012 ibihugu byose bikabona ko ari abicanyi, bikababwiraho indimi bikabarasa, noneho ibyo bifuzaga ntibabigeraho kubera ko bajengetse muri diplomasi yabo, ko ubona diplomasi yabo iciye bugufi cyane,
nta muntu w'ijunja n'ijambo bafite nk'uko Willimanzi yarabahagarariye. Bakavuga bati nanone ku byerekeranye n'itangazamakuru, burya iyo udakoranye n'itangazamakuru neza ngo ubereke ibice byose bivugwa harimo ibibazo, noneho ubu bacungira umutekano bajyeyo bishakira amakuru cyangwa ubahe ubundi buryo bajyayo, ati bishobora gutera ikibazo ko ibyo ibindi bitangazamakuru bivuze bishobora kubukura. Bakerekana buryo ki Patrick Muyaya akoresha itangazamakuru, social media influencer mu buryo bukomeye, noneho bagatangaza ibintu byinshi kuri AFM23, abaturage bakaba babifata nk'ukuri kandi atari nk'ukuri, ko M23 nayo mu gihe idafite ubushobozi bwo gukora nk'uko Patrick Muyaya yakora, ko ibyo azajya avuga bizajya bibagiraho ingaruka, bituma abaturage batabizera ndetse n'ababyumva b'amahanga ntibabizere, ku buryo n'igihugu n'igice bafite kugengwa byakomwa mu nkokora kubera n'amakuru atangazwa na Kinshasa ndetse n'imiryango mpuzamahanga. ya vise reka twinjire muri wa mwanya wa update, kuko ndabona n'amasaha arimo aragenda yirukanka, nibura nko mu minota itarenze 14 tube tugejeje ko abadukurikiye update uko ibintu bimeze hirya no hino. Uko ibintu bimeze hirya no hino, kaduhere muri Guinea Conakry. Yego. Guinea Conakry rero, perezida wa Guinea Conakry Mamadou Doumbouya yahagaritse amashyaka atatu atavuga rumwe n'ubutegetsi, arimo n'iryo wahoze ari perezida Alpha Condé. Ku kwezi rero kwa cyenda hateganyijwe ko muri Guinea hazaba amatora ya referendum ku itegeko nshinga. Yego. Aho bateye itegeko nshinga rishyashya bariteguye nyine iteka rya perezida Mamadou Doumbouya ryo kuwa 23 Kanama, yibuza amashyaka nka RGP rya Alpha Condé, UDPS ryo wahoze ari minisitiri w'intebe Serou Dalein Diallo, ndetse na PRP kutagaragara mu bikorwa byose bya politiki mu minsi 90. Ubwo ni mu mezi atatu. Iteka rivuga amashyaka ngo yubahirije ibyo yategetswe nk'uko uyu perezida yari yaritegetse. Iri teka rero rikavuga yuko mu by'ukuri kuko aya mashyaka atabyubahirije ariyo mpamvu yahagaritswe. Utabyahise dusoma kuri televiziyo rero ko aya mashyaka amenyeshwa yuko ahagaritswe kubera ko atakoze ibyo yasabwaga. Kuva rero kuwa gatanu aya mashyaka yose yari yemerewe kugaragaza impinduka yifuza ko zashyirwa mu itegeko nshinga rishya mu gihe amatora ya referendum azaba kuwa 21/2025. ariko aya mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yagiye arwanya yivuye inyuma itorwa ry'itegeko nshinga rishya ryateguwe na perezida Doumbouya wagiye ku butegetsi muri 2021 nyine yise Alpha Condé. Akaba ariyo mpamvu rero uyu perezida yafashe icyemezo aravuga ati ndabahagaritse kubera yuko amabwiriza nabahaye mutanyubahirije. Twakomereza muri Tanzania aho bwa mbere ishyaka rya CCM ryabonye umuyobozi w'umugore. Yego. Ni Dr. Asta Rose Migiro wagizwe umunyamabanga mukuru w'iri shyaka riri ku butegetsi bwa Tanzania. Aho bavuga yuko Chama cha Mapinduzi nyine byabaye ari ubwa mbere ishyaka riyobowe n'umugore. Migiro yasimbuye rero Dr. Emmanuel Nchi uherutse gutangazwa nk'uziyamamaza kugira ngo arebe yuko yahigika Samia Suluhu Hassan. None barebe ko bamuha inshingano akaba yayobora igihugu. Ubwo ni matora yari azabajyana. Yazaba 2025 muri minsi, ariko babanza gutora nyine uwahagararira ishyaka kugira ngo bakomeze. Ariko byabaye igitangaza kubona nyine umugore ari uhawe kuyobora ishyaka mu gihe imyaka rimaze atari barigeze babona umugore. Ubwo birashoboka kuba bagiye gukomereza muri system yo kuyobora yuko igihugu kigomba kuba kiyobowe n'umudamu. Basanga no kugira nabo kugira ngo jenda batagaragara byuko batayubahiriza. Nabo bakaba bari kugenda binjira muri izo system nyine zimaze gukwira hirya no hino ku isi. Nacyo cyaba ari kimwe muri ibyo ngibyo kuko ubona ari byo bagamije. Ikindi ntabwo twabura no kugaruka mu Rwanda. Yego. Mu Rwanda urabizi yuko hari amaze iminsi havugwa inkuru yuko mu Bufaransa umugore wari wa perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana hari ibyaha akurikiranyweho
n'inzego z'iperereza z'Ubufaransa, ariko tukaba zaramaze kwanzura yuko adakomeza gukurikiranwa kuko ngo nta bimenyetso bihari bigaragaza yuko jenoside akekwaho yakorewe abatutsi yaba yarayikoze. Umunyamategeko rero wunganira imiryango iharanira inyungu z'abaregeye indishyi mu manza z'aburanishwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi witwa Maître Richard Gisagara yatangaje ko icyemezo cy'abacamanza b'Ubufaransa gihagarika iperereza kuri Agatha Kanziga azakijuririra tariki ya 20 ubundi Kanama 2025 nibwo abacamanza bo ku rwego rw'iperereza bafashe icyemezo cyo guhagarika iperereza ku ruhare Kanziga wari umugore wa Habyarimana Juvenal nyine akekwaho yaba yaragize mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Imyanzuro rero ntabwo washimishije abo mu muryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ariko ku rundi ruhande umuryango wa Habyarimana bo abahungu be ndetse n'abakobwa be harimo Habyarimana Jean-Luc ndetse n'abandi bambariwe barabyishimiye. Maître Gisagara akavuga yuko azahita ajurira, akavuga ati kubyishimira ntacyo bivuze kuko ubutabera ubundi tuzakomeza kubushaka, ati ntimucike intege kuko tuzakomeza gushaka ubutabera kugera igihe bubonekeye. Akaba nabyo nyine ari ibigaragaza yuko ababunganizi bunganira bacitse ku icumu badacika intege kugira ngo ubutabera buboneke ku bagiriwe nabi n'uyu muryango. Nubwo twasoreza ku byerekeranye n'abashakashatsi bavumbuye ubwato bavuga yuko ngo bishobora kuba bwari bumaze imyaka igera mu 2000. bumaze imyaka 2000. Bavuga ati twabuvumbuye, ati barava yuko bwaba ari bwa bundi bwavuzwe muri Bibiliya, bwaba ari bwande bwavuzwe muri Bibiliya rwose. Ati ni impuguke mu bijyanye no gushaka ibisigaratongo by'inkuru zivugwa muri Bibiliya. Tugerekeje mu gifaransa mu cyongereza twavuga ati ni biblical archaeology expert. Harimo Tata Niyerimana yavuze ko ubwo bwato ushobora guhuzwa n'inkuru ivugwa ku gitangaza Yesu yakoze, aho umushakashatsi yavuze ko ushobora kubihuza n'inkuru yamamaye cyane abakristo bose bazi yo kugenda hejuru y'amazi no guturisha inyanja byakozwe na Yesu. Ubu bwato se babuvumbuye he? Ubu bwato rero buvuga ko bwavumbuwe mu majyaruguru ya Isirayeli, mu kiyaga se cyangwa nta kiyaga kiba hariya n'inyanja. N'inyanja. Ubwo rero imvura yagwaga yamarana igihe kinini cyane itagwa muri aka gace ngo bigatuma inyanja ikama ku buryo indiba yayo igaragara. Ubu bwato nibo bwagaragaye rero bubonetse, nubwo byahise batangira rero kureba niba aribwo bwavugwa muri Bibiliya, kuko ari mu bwato burenga 600 kera ku bwa Yesu, ariko ubu ngubu babonye bati birashoboka ko bwaba ari bw'icyo gihe. Rero katubufate tubukore ubushakashatsi kugira ngo tumenye inkomoko yabo. Ubwo se ubwo ibiti ntibyari byaraboze bwarafatikaga? Ntabwo i Burayi bakoreshaga ibiti n'ibyuma. Ubwato bwabaga ari ibyuma? Burayi se bakoreshaga ibiti, ni muri Afurika. Ubwo none ntibyahita ibiti ibyuma wabishyira hejuru ngo ugize ubwato se bwahita butebera? Ubwato bwiza ntabwo ujya ububona bukoze mu byuma, ntacyo bwaba. Urumva ko ni ikibazo cyo muri fiziki ufite aho ngaho. Icyo ushatse kuvuga nacyumvishe nyine, ugiye kungeranyiriza bwa bundi bita ngo ni bato manweri n'iki byose buriya bukozwe mu byuma, ariko uko byakoze ntaburamo ikintu cyitwa igiti. Igiti cyaba kiri mu ntebe, ariko burya ubwato kuko wabukora bwose upfa kuba wubahirije amabwiriza yo kubukora, ntabwo bwarohama. Ikindi ni uko mu Burundi ndi kubona ngo uwo bita Isitori Mbonyahaga ari kwiyamamariza kuba umukuru w'umutumba cyangwa umudugudu. Ngaho harya ubundi yari asanzwe akora iki? Yari apotere, yari pasiteri, yari gatiki? Ni apotere, afite ishengero ayobora, ariko akaba afite n'undi murwi ahagarariye urimo ushinzwe gucukura amabuye y'agaciro muri iki gihugu. Aho
ariko ko nigeze kubona hari umuzungu bari bicaranye rwose ari gutamira ikintu cyitwa burushete utareba ivumbi ryatumutse. ntawe utarya ntafura yindi, ibyo ni ibintu bisanzwe, ndavuga ku inshingano. ariko nyine gusangira n'abo bazungu ntibigaragara ko kuko bari abashinwa, bigaragara ko hari bizinesi nyine bakorana buriya buryo nicyo mba nshatse kwinjira. nta bya bizinesi simbizi, icyo nzi nuko yagenwe n'umuntu ushinzwe ikigo gicukura amabuye y'agaciro mu Burundi. ariko biratangaza abantu nyine ukuntu agiye kwiyamamariza kuba umukuru w'umutumba, umuntu uri ku rwego nk'urwo bikavuga ati hari izindi nshingano buriya bagira ngo bamuhe, noneho anyure mu mudugudu bazajya bavuga ngo yazamukiye mu mudugudu. harya umutumba buribwo ni umudugudu, twawugereranya n'umudugudu mu Rwanda. ubu ngubu nibyo arimo ariyamamaza. hanyuma vise dusoza nibyo koko tugere mu gihe tugane ku musozo, ariko ntibyagorana cyane gusoza tutabanje kureba mu mujyi wa Goma uko haramutse ndetse no mu mujyi wa Bukavu. Ntekereza ko ariho hantu twasoreza tukabanza tukamenya update zabo. mu mujyi wa Bukavu nibyo haracyari ibibazo by'umutekano, kuko ntabwo teritwari ya Kare yaba idatekanye mu mujyi wa Bukavu utekane. kubera hano za Kadasomwa muri Kare, urumva niba ejo ubutegetsi bwa Kinshasa bwarahagabye ibitero, ntabwo abaturage bo mu mujyi wa Bukavu batekanye, nyine baribaza bati biri buze kurangira gute. n'ubundi baracyavuga bati bishobora kugenda nabi mu mujyi wa Goma aho ugereranyije na Bukavu banahatekanye. Yego, cyane yuko harayajemo n'abapolisi, abaturage barimo baribaza niba abapolisi bari buze guhabwa inshingano cyangwa bari bukwirakwizwe hirya no hino mu gihugu. ubona ko nta kidasanzwe mu mujyi wa Goma. no mu mujyi wa Bukavu ubwo nyine nuko nguko. Ibigendanye n'amabandisi, amabandi muri iyi weekend yaracitse, uzatekereze ko muri Kongo azahabura igihe cyose azahahora. hari twabonye ejo bageze gutya rwose bashyira hariya ngo bararasa. iyo muri Kongo ntuzatekereze ko azabura, cyane cyane ko bari mu bibazo by'intambara, bari mu bibazo by'ubukene, amabanda akora, bari mu bibazo by'inzara ko badafite ibiribwa bihagije. amabandi ntabwo yabura rero, kubera ko ubona abakongomani benshi bari bari mu butegetsi bwa Kinshasa batunzwe no kwishakira udufaranga, babandi bitaga ba Katanyama n'abandi. abataragiye mu gisirikare cya M23 bagiye basigara mu nzira bagenda bitahurira, bagenda bibana, n'ubona ko iyo mico bakifite, ntabwo wabura ko birahita bisira umunsi umwe. Vise rero reka tugushimire cyane rwose, tukurekure tuze gusubira mu yandi makuru muri ya masaha nyine ya update time. Ndakoze cyane. Akunze Jeune Official rero nuko nguko rwose ibintu byari bimeze, ngira ngo mwumvishe ko twagiye dusimbukira hirya no hino, twikoza hirya no hino rwose tureba amakuru agezweho, tuca muri teritwari ya Kivu mu materitwari yagize Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. tureba rero no kubigendanye n'amakuru ya politiki na diplomasi ku mpande zombi, yaba ku ruhande rwa guverinoma ndetse n'urwa AFC. tureba rero ndetse no kuri kote y'ibihugu by'ibituranyi, ubwo birumvikana muri aka karere k'ibiyaga bigari hose twagiye tureba uko ibintu bimeze. ubwo rero tuze gusubira mu yandi masaha, ariko tugusabe wowe utarakanda subscribe kugira ngo uyikore nonaha, ndetse ukane no kunzogera kugira ngo inkuru izajye kugereraho ku gihe. kuri mwe mwabikoze rero turabakunda cyane, mukomeze munogerwe na gahunda zacu, mwibuke gukanda like ndetse munasharinge kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro. turabakunda cyane, roho nzima itura mu mubiri muzima. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke
abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity.